Yes, ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze ku Ntare Official aho mubonera amakuru agezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nta wundi rero muba muri kumwe muri ayo makuru ataboneka ahandi, amakuru tubona kandi tukabonera ku gihe. Ni amakuru aba atubwira ku bijyanye no ku rugamba uko byifashe. Rero nta wundi tuba turi kumwe, ni umunyamakuru wanyu witanga, ukoresha imbaraga ze zose kugira ngo atugezeho amakuru, agakora iyo bwabaga akatugezaho amakuru yizewe kandi amakuru akayatugerezaho ku gihe, atitaye ku cyo bimusaba kugira ngo ayatugezeho. Uwo nta wundi ni Clever Bemba. Clever Bemba, twongeye kugusuhuza. Yego, nanjye reka nikirize abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose, ndavuga ati ngo jambo, ariko ntago bivuze cameraman, ntago bivuze, ariko urakoze kunyakira cyane. Nta kindi twavuga kuko tugushima byinshi, udukorera byinshi, mbese amakuru baba yatugejejeho ku gihe. Nta kindi twaba tugushije, nta kindi abakunzi b'Intare Official bagushinja uretse kuba bakumva intashyo yawe. Amakuru utuzaniye uyu munsi ni amakuru ameze gute? Navuga ko ari muri iki gicamunsi, amakuru ari update waba utuzaniye ni ayahe? Amakuru yo aratandukanye, abantu barihangana. Navuze ngo wivuga izina yitwa Merci, nawe ni umunyamakuru, ajya ufite channel. Mfite channel yitwa Kibi Rwanda Empire, niho nkunze Kibi Rwanda Empire, niho nkunze gucisha Kibi Rwanda Empire. Ni ikinyamakuru kiwe, sawa. Abakunzi ba Kibi Rwanda Empire, Kibi Rwanda Empire, Kanaba Rwanda Empire, ndabasuhuje kandi nagushimira. Amakuru tubazaniye abakunzi b'Intare Official ni amakuru akomeye. Imirwano iri kubera muri Bashari Mokoto, hari n'abantu babashije gupfara muri Bashari Mokoto kuko ari kubera imirwano ahantu bita za Mihara. Turaje ngo tuyisesengure ni bande bari kurwana, tuze turebere hamwe imirwano n'ubundi ikomeje hariya muri teritware ya Rucuro. Muri Warikare naho hari ibirimo. FDLR ziriya za Wazalendo nabo bakomeje kwegera imbere, bari kuza kwataka M23. Ubuse ndavuga no muri Sud Kivu, na Sud Kivu naho hari ibiriyo, ariko kuko turi kubona ko M23 uko bigaragara ishobora kuba yugarijwe kubera ko ibitero bitandukanye za Skoyi warabitangaje, tubwira ko Skoyi yabashije kuba yarasa ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Nagira ngo ubidusobanure neza, ubitubwire uko bimaze, ibice byose birimo intambara cyangwa se birimo urugamba, ubidusobanurire. Yego, ndaze mbasobanurire ibice byose birimo urugamba, ndetse mbabwira na deployment zose zirimo Wazalendo, zirimo FDL mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo abantu baze byose kubyumva. Ndetse bino bitero bya Skoyi byo ntago ndaza kubigarukaho, ndetse na zira za drone kuko ubona ko bisa naho bakomeje gutsindwa. Sinzi rero ngo ndayatangirira hehe bwana Merci. Wibuke utubwire muri Rucuro uko byifashe, ndetse muri teritwari ya Masisi naho ntuhibagirwe, naho tubwire uko byaba byifashe. Sud Kivu naho ntubyibagirwe, utubwire naho uko byaba byifashe. Ariko amakuru yakubangukira watubwira aho uko byaba byifashe. Tubwire ibijyanye na FDL, utubwire ukuntu bari gufatanya na za semuze kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Ukomeye cyane. Yego, mugira imana n'amafaranga. Ariko amaze amafaranga muyafite, ntago wagira radio utagira amafaranga. Urayafite. Yego, mugira imana n'amafaranga. Rero ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda. Yego, reka rero ndareka nyababwire ano makuru ibiri kubera hariya muri teritwari ya Rucuro. Aho guhera hariya muri Parike Nationale ya Virunga, uvuye muri kiriya gice cyerekera uvuye za Kiwanje yo hakurya muri parike, abantu barahazi. Haturutse FDL ziri kumwe nabo bita Semuse, baza kudeprowinga hariya mu gice cyo muri groupement ya Tongo. Abantu tubona, ndibuka ko nababwiye amakuru mbabwiye hejuru muri, ariko maza ntigeze mbibabwira. Muri lokalite Makomarehe hariya ni muri za Bambo, hariya hafi ahantu bita kuri za Katereve, ndetse no mu bundi buce bagiye baturukamo, baza hariya za Kazaroho, ariko baje kugira ngo bajye kwataka defense za M23. Sibyo abantu nabibabwiyeho, ndabibabwira nuko ngo bakoze deployment hariya muri Tongo. Muri kano kanya none ikintu cyo bari gukora, bari guca ibitoki.
ngo bari guca ibitoki bari guca ibitoki by'abaturage. Ndavuga abo banyatura bo muri za Semusebera bo kwa Dominique Ndaruhutse bafatanyije n'izo nterahamwe izo za FDLR bavuye mu ishyamba kugira ngo baze kwataka defense za M23 hariya muri Tongo. Nuko ngo kugeza amagingo hanga rero hariya muri Tongo n'ubundi baracyabikomeje, ubona ko biteguye, ariko n'intare za Sarambwe nazo zamaze kumanuka, ziraza rwose, zirabegera ku buryo isaha ku isaha n'ubundi isasu rishobora kuza rigaturika. Ikintu wenda navugaho hariya Bwana Merci nuko intare za Sarambwe s'il vous plaît zibirimo neza, ariko noneho ukabona ko izo deployment zaturutse muri ibyo bice byo hakurya muri Parike Nationale ya Virunga baje ari benshi kandi bazana n'utubunda ku buryo wenda nge nibaza nka Bemba bari abavuna muheto babonye renforcement wenda yindi yaba yaturutse kwa Gisegeti. None se ibiri kuvugwa ko yuko Kisekedi agomba gukoresha imbaraga izarizo zose aho zafa ahariho hose, ariko agakuraho umutwe wa M23 akabasha kuba yabambura ibirindiro babashije kuba bakwigarurira na Bukavu bwayo ndetse na Goma, agakoreshwa ashoboye akaba yabibambura. Ibyo byo uribivugaho iki? Ibyo byo urabibona ute? Iyo bayita ko ari imvugo ya politiki. Ni imvugo ya politiki. Reka ngweze urwo rugero kuko imvugo bwe hari abakoze deployment hari muri za Tongo, baraza bakura deployment dokavuye muri parike, baraza kuko ari n'imirwano muri buno buce bwabereyemo imirwano n'ubundi buce. Ndavuga nka kano gace kanani ka Makomarehe, ilokalite Makomarehe habereye imirwano yahuje M23 nabo barwanya Kitumva, imirwano Kashavu habereye imirwano hano ni muri Ubukombo, ni muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito. M23 yabashije kubakuramo, abari kaza roho intare za Sarambwe zabatwikiye defense ebyiri zore baje kwinjiramo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Gisegeti n'ubundi ashaka kugira ngo yongere kuba yagaba ibitero navuga biremereye kuri M23 akoresheje Wazalendo FDLR. Reka mvuga muri Bwito akoresheje FDLR, akoresheje Nyatura iriya Semusebera kwa Dominique Ndaruhutse. Ibyo byose ni ibigaragaza iki? Ni ibigaragaza ko ashaka kongera kugushiramo imbaraga. Nkuko nabivuzeho turebe kuri bya bitero bikoresheje indege n'amadrone zaje hano za Mpeti bisenya ikiraro, byambuka bijyari hakurya bita za Bufaringo abantu barazi ni hara muri Ayo na makuru ya trending, ayo na makuru ya trending cyane kuvuga nkoranyambaga ko barashe kiriya kiraro bakaba bagisenya. Nibwo ari ubwa mbere basenya kiriya kiraro. Benshi batangira kuvuga yuko abarundi nabo babifitemo uruhare cyane cyane ko ziriya drone ngo guturuka muri leta ngo y'u Burundi. Ibyo bintu sinzi wowe amakuru nimba byaba birimo. Reka ngwereze amakuru Bwana Merci. Reka nyereze bakunzi b'intare official aho bari. Iriya ndege zaje kurasa hariya Peti kuri kiriya kiraro zavuye Gisangani. Indege zaje kurasa ejo bundi muri Mikenke hari hejuru muri Minembwe, zo zavuye Bujumbura, ariko hari ubundi budrone bubiri bwaturutse muri Kindu muri Maniema. Uri kumva yuko nuko ngo hari base militaire zikoreshwa n'indege navuga n'eshatu kugira ngo zizize muri bino bice. Hariho base militaire iri Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi, hakaza base militaire ikorera hariya za Kindu muri Maniema, hakaza na base militaire aérienne y'ikirere, hakaza na base militaire y'Ikisangani, ariko inakorabora na base militaire kuko iriya buriya budrone bwavuye kurasa. Hari nubwo ari bwaje hariya za nani za Nzibira, izo ngizo zahise zijya kuri aerodrome ya none ya Shabunda. Uri kumva yuko Gisegeti yamaze kubona uko intambara yo ku butaka intare za Sarambwe ziramurusha cyane, kuko hari naho nasomye bari kuvuga ngo intare za Sarambwe ziyemeje kwataka ziciye ku butaka, zirengagije uko ingabo za Kisekedi zo ziri guteza amadrone cyangwa se indege gusa, ariko intare za Sarambwe zo zikaba ziyemeje kuba zakwataka zikoresheje imbunda zo ku butaka zisanzwe, kandi ko zizeye ku rugamba zigomba kuba zitwara neza cyane nkuko zisanzwe zigiye. Ikintu cyo navuga
reka manze namuhereza uwo musaza Fande Makenga cyubahiro byiwe mo general ariko ibintu byagiye gupanga yabipanze neza. Reka manze nakubwiza ukuri, ejo ntabwo wabonye Kiro Papa nani Kiro Papa naramubonye ari mu bishanga agenda, ari n'abana nabonaga bo twiriwaga dukina ariko nahimbaruta, ariko nabo bari kugenda mu gishanga bakavuga ati paka uburenganzira bwacu bubonetse. Bari kuruhira iki? Bari kuruhira kugira ngo babeho. Nukuvuga ngo igisirikare cya mama 23 yegeye kirapanze, gifite abasirikare kandi gifite abayobozi. Nukuvuga ngo intambara y'indege hano navuga ko mama 23 ifite indege ebyiri. Ifite indege ebyiri zinafatiye hano mu mujyi wa Goma. Ariko nitwibagirwa ko hari mu ishyamba rya Rwindi mama 23 yafatiyemo drone. Nayo irayifite. Na nubwo ari imwe yafatiyemo drone. Drone za kamikaze. Ishobora nayo gufata ati twebwe natwe turajya kubombarida. Ariko M23 M23 ntabwo irajya kubombarida, ivuga ngo ugiye kubombarida kuko zira bombardement aveugle ni ibintu bikorwa n'abantu b'ingishi. Kuko baba bica abaturage, kuko nukuvuga ngo babarwanirira abaturage. Mama 23 rero bakica abaturage. Mama 23 iragenda ikareba ikavuga ati no, twebwe ntabwo turi bujye kwica abaturage bacu kandi twarahagurutse, duhaguruka tugiye kugira ute, tugiye kurwana ku baturage bakomeje guteswa, bakomeje kugirirwa nabi n'ino leta ya Gisegeti. Ahubwo twebwe ikintu kiriho nuko tugomba kurwana ku baturage bacu, ntabwo tuzakoresha zino ndege. Hari wabivuze avuga ko M23 icyayizanye ari ukuba yaharanira uburenganzira bw'abaturage. Nibwo iharanira reka cyane cyane abaturage batuye muri biriya bice bya za Masisi ndetse n'ahandi na Rucuro na za Rucuro. Ibyo ngibyo kariyo purpose yayo kuba yarwana irwanira abaturage. Rero bavuga ko Kisekedi ndetse n'ura General Neva Perezida w'u Burundi abavuga ko bo icyo bagamije ko ari ukuba bakwerekana ko nta mutekano abo baturage bafite, bakangisha umutwe wa M23 abaturage ndetse n'amahanga yose berekana ko abaturage nta mutekano bafite. Ari mpamvu bari kugenda barasa bagakoresha drone n'ibindi bitwaro bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba babombarida uduce M23 yabashe kuba yakwigarurira, birengagije ko harimo abaturage. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye n'amahanga agomba kuba yareba akagarukaho, kubera ko byange bikunde icyo rwarwanira cyose urwanirira uburenganzira bw'abaturage. Kerepa Bemba, ibyo ubivugaho iki? Ubyumva ute mu busasenguzi bwawe? Ubibona ute ugende mu ijisho ry'abanyamakuru? Reka ngohereze urugero ahantu bita Mihara. Ahantu ho bita Mihara ni muri territoire ya Masisi, ni muri groupe ya Bashari Mokoto. Ejo habereye imirwano. Iyo mirwano abaturage batatu barapfuye, hapfamo n'umukobwa. Ariko umukobwa mu gupfa yari amaze kuviyorwa, kuviyora, gusambanywa, reka mbivuge gutyo, n'umukoloneli. Cyane ko umukoloneli ni imbwa, ngenge mbivuga. Aramusambanya wo muri Nyatura. Amaze kumusambanya abwira meskoti ye atatu, harimo kamwe ngo yise ngo ni nyina wundi, nako kamujyaho karamusambanya, n'abandi babiri arangije ategeka nyina wundi ngo mwice. Barangije kumusambanya, baramwica. Yasambanyijwe n'uwo mukoloneli wo muri Nyatura kwa Jean Marie. Jakomba uri imbwa ngo yitwa ngo ni Nyange, akomoka za Busumba. Umuntu w'umukoloneli muzima, koloneli muzima, abwira meskoti aramusambanya, yangiza abwira kanyina wundi ngo ndikamwice. N'abantu batatu bapfuye ari za Mihara. Bivugitse ko banakomeje ya operation kuza kwica abaturage. Ibyo rero nk'uko uri kubivuga, ibyo bise binjyana ahantu mbita mvuga iyo situation yabo ba Nyange n'ubundi bakoze ibyo ngibyo. Nyange koko uwo muvura bwete ni nuwo kwanuza kwa guverineri, akomoka mu bice byo kwa guverineri aho hakurya. Niwanavuga ati wenda reka ngende kuva guverineri akomoka iwacu, wenda ngende nanjye njye kubana n'abandi ngira ubuzima nk'ubw'abantu. Mwagiye mugira ubumuntu koko muri abaginga. Ibyo rero Neva ntabwo abireba, Gisegeti ntabwo abireba, ahubwo ngiye bariya mbafata nk'abantu ni inkora amaraso, nabo kumena amaraso,
nabo kwica abaturage. Nta mugambi nta n'igitekerezo kizima cyo bafite cyo kuvuga ngo bazarwana ku baturage barinda abaturage, ahubwo bo gahunda yabo niyo kugira ute, niyo gushaka amafaranga. Uretse Mesiya hari umutipe worora inka bamwita Jeff. Jeff ndagusuhuje. Ari turi kumwe hariya muri Nyiragongo, icyo gihe twe twagiye muri vaccine n'umusaza umwe bita Samweli, niwe ukuriye aborozi n'abahinzi mu gice cyose cyo M23 amaze gufata. Abarambwiye ngo ariko uko babivuze ku gitekerezo cye, arambwira ati ngo Yesu ngo turamwemera natwe twaramuyobotse, ngo Rumumba yabayeho Rumumba za kwicwa. Ba Nelson Mandela, uretse ko we yambwiye ngo Nelson Mandela ntabwo ajya amwemera, ngo Nelson Mandela ari umukozi w'abazungu kubera wandiko yabimbwiye, ntabwo namubajije. Abarambwiye ati ngo Mesiya w'abantu bino ni General Emmanuel Makenga. Arambwira ati ngo mujya muvuga ngo uri umunyamakuru, mujya uvuga ati ngo chef d'état major wa Alliance Fleuve wa Armée Révolutionnaire Congolaise Mesiya General Major Emmanuel Sultani Makenga, ngo nukajya wirirwa uwo mutipe yitwa Jeff ugishira ngo ni Mesiya. Mesiya yizi icyo bisobanura? Ndabizi. Mesiya bisobanura, Mesiya ni umucunguzi. Bisobanura umucunguzi, ngo niwe mucunguzi wacu. Ngo nuko ngo ntago Makenga twamugira Imana, ngo ariko akoreshwa n'Imana, ngo ni umwana w'Imana, ngo niwe Yesu w'abantu bahanga, kuko Yesu nawe ni Mesiya yaradupfiriye, nawe yaje kuducungura, yaraducunguye yaranadupfira reka. Ati Makenga nawe ni Mesiya wacu, niwe mucunguzi wacu. Ati yarambwiye ngo bamutwara inka 34, muri 34 yararagiriye abantu batatu, ize ngo zari 27. Akimara kuzibara zijyanye aba FDLR, bakimara kuzijyana ubu ngo arongeye korora, ngo afite yambwiye ngo afite inka zigeze muri 17, umwe akamugabira n'undi akamugabira n'undi akamugabira, ageze kuri. Ariko umbwira bati Gisegeti never n'abandi bameze nka kuriya ntabwo bifuza ko twabaho, bo bifuza ko twapfa. Ntabwo never ari ku mafaranga, igihugu bakagisigaramo bonyine. Uzi nyina wa Gisegeti yabwiye Gisegeti ngo iki? Yaramubwiye ati muhungu wanjye, abantu bakomoka muri Kivu, genda ushakire ibi bidege bya gisirikare, mugende muhere ku mugore utwite umwice, adasigara niyonga. Musimbuke mujya mu bita ngo abakatange, sibyo? Mujye mu bakatange mubice, ubundi azasigara bakasaye ariko tuzatura Kongo. Nuko ngo bafite wa mugambi n'ubundi wo kugira ute, wo kwibana bagakora leta yabo. Roke bakibana nk'abantu bo muri Kasayi, bakabana nabo kwa Neva, ariko Neva ni president. Ni president, namuvuga nabi, ni president w'igihugu. Abagomba icyubahiro, mu cyubahiro cye Neva abategetswe guhabwa icyubahiro bitewe n'impamvu runaka, kuko president ashyirirwaho ameza n'ababi. Ariko noneho kuba ari president ntabwo bivugitse ko utavuga afashe interahamwe, ndetse na FARDC idafite afasha Wazalendo iri kwica abaturage ikoresheje indege. Ibintu ntatinya kuvuga ko ari ubugwari. Uvuze ko ari ubugwari nta kibazo, ikibi ni ukumutuka. Oya ntago na Gisegeti nawe ni president w'igihugu, ngo afite immunité simutuka. Ariko noneho ibintu byakora ntabwo ari ibintu byakagombye gukorwa na president. Umuntu inkota mu mugongo. Nukuvuga ngo rero ngana merci, rero ikintu cyo nakubwira kimwe nuko abantu bakagombye gukomeza kwegera, ariko reka nshimira abantu bari muri Alliance Fleuve Congo, kuko niba rejo sinzi umunsi nakoze ari amakuru n'indi kuvuga ngaragaza uburyo guverinoma doka ino mitwe yitwaje intwaro ikorana na doka ari y'amakominoti. Abahunde bafite umutwe, abatwabo nabo bagira abandi ariko babaye muri Kongo barahari, aba lebangiti, aba le pygmée. Okay. Abandi bose bagiye bafite imitwe, ariko noneho ugasanga ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane bo muri community, aburya abatutsi ntago bagira umutwe.
kuko bahuriye twakagombye kwita ngo nuwabo urimo amoko yose y'abakongomani abantu bose basa nkaho babangamirwa donc iriya niyo bita uziye mu 23 ari ikintu mu gifaransa bita cité de refuge. Cité de refuge ni nk'umujyi w'ubuhungiro kuko abantu bose guverinoma Kinshasa iri guhiga abari kwicwa bari gukorerwa ama genocide bose baza ubuhungiro babona he muri M23. Kabila ari he refugee mu cyongereza ngo ni ngwiki city of refugee cyangwa nani muji wa makimbilio mu Giswahili. Reba nka Kabila ni yahungiye Uretse ntiyari yarabarwanyije ariko baremeye baravuga ati ebana ko byagenda kose reka tukwakire narushya no guhagarara ushante waca bugufi nabyo ntacyo bitwaye reka tukwakire nta kundi ko byagenda baramwakira biremerwa. Nukuvuga ngo rero ikintu kigaragara cyane nuko kina nguvu yo ntabwo igendera kuri ibyo ngibyo. Bana merci sinzi rero ko twaza tugasimbuka n'ubundi yewe nagira ngo wibande cyane za Masisi nabivuzeho muri biriya bice n'ubundi biri kuberamo imirwano. Rucuro ukuntu byifashe ukuntu byitwaye Rucuro nukuvuga ngo biteguye isaha ku isaha ko ibombe isasu rigomba guturika hagati ya Wazalendo na FDL kumwe na Wazalendo ko bashobora kuza kurasana n'ubundi na mama 23 yara muri za Tongo kuko kugeza amagingo anga bari guca ibitoki za Wazalendo bavuye muri iryo shyamba ariko n'intare za Sarangwe nazo zamaze kugaruka ziza kudoke gukora offensive ku baturage. Ikindi wenda nabwo ari muri Rucuro nuko ari fande bamwita nanamuvuzeho ni hari n'undi nawe ushobora kuza Colonel Gakufe nawe ushobora kuza n'ubundi kugira ngo operation zibashe gukorwa hariya zire FD na ziranyatura ziri muri Rucuro zibashe gushiramo. Masisi muri Bashari Makoti imirwanira cyakomeje n'ubundi Mahanga imirwanirimo Kasopo Nyabyondo abaturage bakomeje guhunga bari kuza sibyo bari guhungira harimo mama 23 bivugitse ngo no muri Oso Banyungu imirwanirimo hariya za Bugabo imirwanirimo kubera ko ari Burora numva ari Burora abaturage bari kuvamo ndetse na Bugabo abaturage bari kuva muri localité Bugabo ndetse ifite na groupement Bugabo bagahungira mu bice n'ubundi birimo mama 23. Nibagiwe kubabwira ko rino joro ryatambutse umwe mu banotable bakomeye bagara muri territoire ya Masisi amazina ye bamwita ni kandi bamazina yiwe bamwita ni Bauma Bataana bamurasiye ahantu bita Piki yaje kuraswa nabo muri APSLS bamubwira ko yamaze kwiyunga n'abanyarwanda ati n'ibyo ngibyo ntabwo twari tubishaka kugira ngo wiyunge nabo twita ngo ni aduyi. Yishwe bamujyana muri Hôpital General de Référence ya Masisi basanga yamaze kuva ku buzima ariko yarashwe nabo muri APSLS muri ni muri Karehe Kadasomwa n'intare za Sarambwe ziyirimo uwitwa General Autoproclame Bahigi intare za Sarambwe zamuhushije ndaza kuza kubigaruka wenda mu yandi makuru ariko nawe yagombaga kujya imweso yavuze imweso rero n'ubwo ngo ni ipfu wagiye nka za hene ko babyita yego hariya muri territoire ya Mwenga ho ibintu biracyakomeje ariko intare za Sarangwe ziri kwa advancinga ku buryo wenda ari amakuru ufite ndaza gucukumbura menye ngo meze ko bavuga ngo intare za Sarangwe ziri kwa advancinga zerekera kuri aerodrome ya Shabunda ni byukuri ndabikurikirana abandi hari amakuru asirikiraga bavuga ati ngo Uvira yabaye tombo Uvira nabwira abatombo oya Uvira nashaka tuyigarukaho by'umwihariko kubera ko Uvira ni kenshi bavuze ko yabaye tombe byarangiye ibyo ngibyo nagira ngo none tutanatarutse cyangwa se ngo tujye muri byinshi kubera ko batubwiye amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko nagira ngo uvuge kuri Uvira aho tubwire ukuntu ibintu byifashe muri Uvira kubera ko bikomeje kuduhangayikisha kugeza amagingo yari muri Uvira n'ubundi ikintu wenda cyo nakubwira cyo nuko Uvira igifite akantu ko nakwita ngo
ni ikibazo kirimo kuko Wazalendo ntabwo bari kumvikana. Ejo hari umutwe warwanaga na FRDC, abarundi nabo bari kurwana na FRDC. Ni ukuvuga ngo bakomeje guhiga avuga ururimi rw'ikinyarwanda banabafunga banagira gute na gute, ariko ukabona ko intare za Sarambwe zo ziri kuza muri Chaîne de Montagne yo hejuru za Mitumba, ariko no muri ntuza muri za Montagne za Itombwe naho ngo mama 23 nawe yabashije kwinjiramo cyane, yakoze deployment n'ubundi zirenze igipimo. Ubona ko icyo nakubwira cyo nuko hariya muri Uvira harimo umwuka mubi, ariko ubona ko abacunguzi n'ubundi bari kwegera kugira ngo baze gucungura. Yego, Uvira buno navuga ko isa naho itekanyemo gake, ariko nta mutekano urimo. Kuko nta sasu byaturitse kuva nimugoroba, nubwo kohereje bundi baba bari kurasana ndetse n'abantu bamwe barapfa, ariko muri Uvira buno twavuga ko ibintu ngize ngo inyuma yanjye haturutse aduye. ntawe hano dufite umutekano. Ubona yuko nyana numva nta muntu wavugira inyuma yanjye, ntago mbikunda. Ni umusirikari uri umusirikari bakakurasira inyuma, umusirikari banyakakurasira inyuma, ye baba we. Icyo gihe babyita guca inyuma umwanzi, kandi nanone guca inyuma umwanzi ntabwo twari inyuma muri kumwe mu rugamba, nibyo twahoze tuvuga. Hariya rero muri Uvira ubona ko nta mutekano urimo, ariko buno haratuje kuko nta bantu bongeye gupfa. Ariko ibya Uvira ndaza kubivugaho wenda mu yandi kiganiro makuru, ariko Uvira reka tuyitege turindire n'ibindi bishobora kuza kubamo byiza. Aho intare za Sarambwe rwose nkubwize ukuri ko Uvira shobora kuza kuberamo akantu kagashya mu minsi mike. Donc hari ibintu biri cible, Hombo, Pinga, Kibua, Uvira, territoire ya Shabunda, harana n'ikibuga cy'indege cya Shabunda. Intare za Sarambwe nizimara gufata Pinga zigafata Kibua, uzamenye ko wari Karetombe na ntuzana Kisangani Tombe. Intare za Sarambwe nizimara gufata iri aerodrome ya nani ya Shabunda, uzamenye uko Kalemi ni ntabwo ari Kalemi, ni Maniema yabaye Tombe. Intare za Sarambwe nizimara gufata Uvira, uzensha Tanganyika amaze kuba Tombe. Intare za Sarambwe nizimara gufata hariya Kinani Rubero Centre, uzamenye yuko Ubutembo yamaze kuba Tombe. Yego, birumvikana. Hari andi turi buze kuvuga cyangwa dushimira abakunzi bacu? Twashimira abakunzi, ahubwo amakuru tukagenda tuyabategurira yandi akurikira, kuko amakuru ni buri kanya hano ku Ntare Official, murabimenyereye cyane. Ni amakuru tubagezaho ubu uko tubonye update, twe twarabyiyemeje amakuru tugomba kujya tuyabagezaho nta rungu, kandi muzajya muraba update nk'abantu basobanukiwe. Murakoze. Bemba wasezera ku bakunzi bawe. Reka mbifurize kugira Imana n'amafaranga, kandi bakomeze bagire ibihe byiza nkuko duhora tubigenza. Uyu ni Kibi Rwanda Empire, ariko amazina yanjye nitwa Merci. Kibi Rwanda Empire mvuze ni chaîne nanjye nkoreraho, nayo icaho amakuru agiye atandukanye, naho mwajyaho mukareba biryoha bisangiwe, niko bajya bavuga. Rero turabakunda cyane, amakuru nakagaruka kandi ni buri kanya, mujye mukomeza mujye murebe amakuru turangije kuba twashyiraho na update. Twarabyemeje, twabwiye ko icyo bizadusaba cyose amakuru tuzajya turayabagezaho kandi ku gihe. Turabakunda, ciao.